Haleluya. Amen. Inzira y'agakiza twatangiye umuntu wese iyo akimara kuvuga ngo nakire Yesu nk'umukiza wanjye ndamwemeye ukajyatuza akanwa kawe ubukijijwe ni nako n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami uzaba uhindutse icyaremwe gishya. Twese nibwo kwenda uretse abana batoya batarageza icyo gihe ariko ko turi aha ngaha uretse yuko kwa umunsi yavuze ati Mana uyu munsi nkurikira nemeye kugukurikira uretse yenda ngewe na Tereze bityo twagiye kuguca mu miryango y'abakristo kwa bapasiteri ariko nibwo ko natwe buri wese azi umunsi avuga ati rwose nafashe umwanzuro ibi bintu nubwo yenda nabivukimo ngasanga ababyeyi banjye babikunze ariko numva nanjye ngiye kubikurikira. Iyo twese tumaze gufata uwo mwanzuro tuvuga ngo dukurikiye Yesu mu by'ukuri tuba dutangiye intambara y'umwuka, tuba dutangiye urugamba, uba winjiye ukavuga uti njyewe nkurikiye Yesu nyoboza umwami Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo uba ugiye ku ruhande rw'abarwanije umwanzi kuko Satani iyo umuyoboke we nta kintu akurwanyaho, ariko iyo uvuze ngo tandukanye nawe tandukanye n'ibyaha ndwanije ibyaha ndabyanze ngiye gukurikira Yesu, uba winjiye mu ntambara y'umwuka. Haleluya. Amen. Ndibwira ko ibyo bintu twese tubyumva turabizi. Ntabwo iyo uri mu ntambara sinabaye umusirikare ariko njya numva amateka n'ababayeho hari igihe bajya bavuga ibintu bifatirwa mu matwi, ariko umusirikare ntabwo yifata nk'umusivili. Na Bibiliya bivuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubuzima aba akinejeje uwabimuhaye, kandi ngo niyo umuntu ashaka kurushanwa ntabwo ahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Twasoma ijambo ry'Imana aho Matayo avuze ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza kugeza uyu munsi ubwami bwo mu ijuru buratwarana, kandi intwarane zibugishamo bivuga ngo gutwarana ni ukurwana, ni ugukotana mpaka ugeze ku ntego. Iyi nzira y'agakiza turimo na Yesu yarayivuze ngo ni inzira ifunganye, ngo kandi kuyigendamo bisaba kwiyambura ibituremerera byose, kandi ngo ushaka gukurikira Yesu agomba kubanza akiyanga ngo akikorera umusaraba wa Yesu akamukurikira. Ubushize niba ari hano sinibuka hano nigeze kutwigisha ijambo ry'Imana atubwira ukuntu Yesu ahamagara ziriya ntumwa ze ngo hari abo yageragaho ngo akababwira ati nkurikira. Umuhungu aravuga ati reka mbanze mpambe abanjye. Yesu ngo aramubwira ngo reka bapfu bahambe ababo bapfu bari kugira ukurikire. Hari n'abandi yagiye ahamagara bose akagenda atanga impamvu ariko bigenda birangiye, bamwe bibananiye abandi bakurikira Yesu. Iyi nzira y'agakiza turimo mu by'ukuri ni urugamba, kandi ni urugamba kuko dufite umwanzi Satani wabaye mu ijuru, arahazi, azi uburyo mu ijuru hameze, azi uburyo Imana yiteguye abera, ibyo we atubuza warabizi. Iki gihe rero Satani njye mbona yaraduteje ikintu kimeze nko kwizera amahoro kandi atari urinjye n'uwarinjye aravuga ngo mbe kwicara ku muziki kandi Satani akiri. Satani niba navuga ngo yahinduye uburyo bwo kurwana, ariko muzarebe 99% n'ibice 9 abantu bose basigaye bitwara abakristo. Satani ntabwo yakuza gusenga kuri iki gihe sigaye biteye n'ishema. Kera n'ababyeyi bacu batubwira ko wanakizwaga iwanyu bakagukubita bakakwirukana, yewe no muri quartier abantu b'urungano bakakwanga bakabona ko ari ibintu biteye isoni bigayitse. Ariko kuri iki gihe ahubwo ko umuntu afite itorero ubona ari ishema, ko umuntu avuga ati ngiye gusenga ubona ari ibintu bigezweho, ko umuntu rwose avuga ati ndi umukristo mu itorero runaka ubona ari ibintu mbese by'amajyambere bisa neza. Ariko bene data mwibuke ko turi ku rugamba, kandi ku rugamba nta bintu bya feelings byo kuryoherwa bihari, ahubwo ni urugamba rukomeye. Bibiliya mu Efeso twasomye ngo ntabwo dukirana n'abafite imibiri, ngo ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Satani afite imbaraga mu buryo twebwe tutabitekereza, si ukuzamamaza ariko nanone twe kwishyira mu mahoro nk'abantu bari ahantu twagezeyo.
nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu buzima ngo azabe akinejeje uwamwandikiye umusirikare. kandi Bibiliya mu byahishuwe hari ahantu henshi Yohana yagiye avuga ari mwiyerekwa avuga ngo unesha niwe uzambikwa, niwe uzahabwa izina rishya. Kunesha rero bivuga yuko wabanje kurwana. Turi ku rugamba rutoroshye, urugamba rw'ibintu bitagaragara n'amaso, kuko intambara y'umwuka ntabwo ari intambara y'amaso, ntabwo ari ikintu gifatika. Yego hariho ibisaba kurwana biri fizikali bigaragara, kuko hariho ibyo wisakrifiya, hariho ibyo ureka, hariho ibyo wigomwa bikagaragarira inyuma. Ariko intambara y'umwuka ni intambara tugomba natwe kurwana mu mwuka. Hari igihe biba bigoye koko mu by'ukuri n'umuntu wese yavuga ati iki kintu rwose ntabwo gishoboka. Ndabaha nk'urugero, ntabwo byoroshye ko umuntu yaba yiriwe mu kazi ngo uvuge ngo nijoro uraza kuryama ubyuke ngo saa 9 usenge cyangwa iyindi saha. N'umuntu wese yakumva bifite rezo, ariko muri iyi nzira y'agakiza ntabwo ariko bimeze. Iyo ufite intambara urwana, cyane cyane iyi ntambara y'ibyaha duhora turwana nayo, natwe tugomba guhaguruka kandi tugakoresha intwaro zose zo gusenga. Muri Bibiliya hano mu Befeso twongere tuhasome neza mu bice 6, twasomemo ijambo kurindi. Haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso y'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Murumva ko izi mbaraga ziturwanya nazo ntabwo zoroshye. Nibutse inkuru za Daniyeli ukuntu ngo yafashe amasengesho arasenga, ariko ngo ibisubizo bye bihera mu kirere kandi Imana yamaze kubyohereza. Ariko ngo kubwo gukomeza gusenga ngo Uwiteka yohereza marayika ngo ararwana, bya bisubizo bizagera kuri Daniyeli. Marayika ubwo niwe wageze kuri Daniyeli aramubwira ngo ugisenga ibisubizo byawe byari byamanutse, ngo ariko bitangirwa mu kirere. Hano twasomye yuko ngo turwana n'abatware bafite ubushobozi, n'abategeka ibijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bene data, twatangiye inzira y'agakiza, twese turihaniriza tukavuga ngo turakijijwe, ariko mumenye ko ari urugamba turi kurwana. Kandi urugamba ntiwibwire ngo ruzaza ku buryo wowe uzi. Ushobora kuba uzi ngo ngewe ngo Satani ari bunterere yenda mu rugo, ari bunterere mu bana, mvuge nabi, mbwira abana nabi cyangwa iki. Ariko Satani nawe aratuzi, Satani nawe azi intege nke zacu, Satani azi aho dupfira. Niba udasoma ijambo ry'Imana azagutegera mu bintu byinshi bizatuma kubera ko nta jambo ry'Imana uzi uzatsindwa. Niba udasenga Satani azagutega kandi uzatsindwa. Turwana n'abafite imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ariko Imana ishimwe nk'uko twaririmbye, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si, kuko Yesu we yamaze gutsinda. Ntabwo twebwe turwana nk'aba bandi bavuga ngo ngiye kurwana nirwane nta zindi mbaraga. Dufite umugisha yuko Yesu yamaze gutsinda, ahubwo ni twebwe ubwacu tugomba kwakira iyo ntsinzi ya Yesu tukayikoresha. Yesu ajya kujya mu ijuru yasabiye abigishwa arababwira ngo simbasabira ko bava mu isi, ahubwo barinde ububi. Uwiteka nawe yari abizi, Yesu nawe yari abizi ko isi dusigayemo ari isi mbi, ari isi yuzuye imbaraga z'umwijima. Ariko numvise rwose bene data nakongera nkabashishikariza, mwibuke ko turi ku rugamba rukomeye. Kandi ntabwo wavuga ngo ngewe umwanzi ngo ntabwo yantera. Umwanzi yagutera, kandi yagutera mu buryo butandukanye, ariko twibuke neza kunesha ari we uzahabwa ikamba. Nta kintu byaba bitumariye kwicara uyu munsi. Nimurebe none uyu munsi hanaguye na snow itoroshye, ariko tukazagira iherezo ryiza. Ntituzabona ubugingo, ntituzabona ikamba. Mureke twisuzume, turi bakuru, dufite intego zacu. Mureke twisuzume. Ubushize narababwiye Jado natampamiriza, ni ukuri mbabwiza ukuri. Mwese mushobora kubona ndi perfect, umuntu wese akabavuga ati Mado ni umwana mwiza, ariko buriya Jado niwe uzi niba koko nkishijwe. Nanjye ninjye uzi neza niba Jado akishijwe cyangwa ari ibintu byo mu mpapuro. Strato niwe ubizi neza niba Honorine akishijwe. Honorine niwe ubizi neza ko Strato akishijwe. Claire niwe ubizi cyangwa Blaise, mwembi hagati yanyu.
even n'aba bana bacu nubwo tubita bato ariko nibo bazi niba bafite ababyeyi beza cyangwa ababyeyi babakankamira. Mureke twisuzume, mwibuke ko turi ku rugamba bene data. Ntabwo kuvuga gusa, ntabwo kujya mu rusengero, ntabwo gutanga amaturo, ntabwo gutonda tuza hano ku gicaniro ari cyo kintu twakwiha ngo ducekinge tuvuga ngo aho byatangire mu kwa munani ngo nta munsi nasibye ngo buriya mu ijuru bimeze neza. Mumenye ko turwana n'abafite ubushobozi n'imyuka y'ahantu hatagaragara, kandi unesha niwe uzahabwa ikamba. Twe kwicara, Satani wariho, Satani ararwana, kandi Satani we intego ye ni ukugira ngo ibi byose dukora bizatubera impfabusa. Murekero natwe twige kurwana. Abasirikari bonjya numva iyo wahagurutse ugiye kurwana mugasanga umwanzi wanyu afite strategy runaka ngo bajya bicana aho bagapanga izindi. Hari niba abanzi banyu babatereye mu mashyamba, simbizi njyewe kurwana, ariko nibwira ko niba umwanzi wanjye yanteye ariko kanunga hejuru, umuti wa mbere sinzajya hasi mu kibaya. Njye niko mbyumva, simbizi kuko we uri hejuru abareba harya hasi. Shobora kwiga ubundi buryo, nkaba nazenguruka wa musozi paka mugezeho, nkaba najya mu mbavu zaho kuko yari hejuru ashobora guhita adapfa kumbona. Ariko intego yanjye ikaba ari iyihe? Ntabwo nkwiye gutsindwa. Uko Satani arwana, natwe mureke turwane. Mureke turwane. Kandi ikintu cyiza dufite, Yesu yaduhaye intwaro, yaratweretse intwaro. Intwaro ya mbere iravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ukuri ni intwari ikomeye bene data. Tubwizanye ukuri, niko na Bibiliya ivuga ngo mubwizanye ukuri hagati yanyu. Niba sitambajije ikintu ni yego cyangwa hoya, na Bibiliya niko ivuga. Yego yanyu ibe yego, oya yanyu ibe oya. Ibintu byo kuvuga hagati ntago ari byo. Na Bibiliya dusaba, iyi ni intwaro ya mbere dukeneye muri urugamba turwanya na Satani. Ikindi cya kabiri ngo mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Abisiraheli ba kera bajyaga barwana bambaye ingabo. Ngira ngo yenda n'iwacu mu bihe bya mbere bari gukoreshaga ingabo, turayizi, no mu muco wacu wa Kinyarwanda turayubaha. Ingabo ni bayikingiraga imbere, babatera imyambi akagenda ayikingira. Mwambare gukiranuka nk'ingabo ikingira igituza, kubera yuko tuzi ko umutima uba mu gatuza. Umuntu akurasha umwambi ukitera mu gatuza biba birangiye, ariko nufata gukiranuka ugiye gukingira mu gatuza, uru rugamba turiho rw'imbaraga zitagaragara, imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, tuzatsinda. Gukiranuka ni iki? Si ukuvuga ngo rwose ndera ngo nzasigara zero, ngo nta cyaha. Turi mu isi y'intambara kandi nta muntu udakiranirwa. Iya gatatu iravuga ngo mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ubu ni ubutumwa bwiza bw'amahoro. Inkweto, gukweta inkweto ngira ngo ubu niho gutayitinga, kwambara inkweto. Ariko gukweta niko mbyumva, namwe mufashe kuba inkweto ziri amforme wazambaye uzi uko zifunze neza, ngo nibwo butumwa bwiza bw'amahoro. Muri iki gihe biragoye kubona umuntu mu muhanda wagenda yambaye ibirenge, biragoye. Ariko mubimenye ko dukeneye inkweto mu buryo bw'intambara y'umwuka. Ni intwaro nziza. Icya gatatu ngo kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera nk'ingabo. Hari umwigisha amaze iminsi numva mu minsi yashize yanyigisha akantu numva karancarenjinze. Avuze ngo abakristo benshi ntabwo tubaho mu buzima bwo kwizera, ahubwo duhora twimenyereza imbere y'Imana. Ugasanga nk'ubu ngubu tuzi neza ko gukira indwara ari ibindi bintu biri accessoire ku ruhande umuntu atapfa guhabwa. Ukarwara indwara ikakubaho akarande kw'ivotinti, hari igihe nyine Imana ibyemera. Ariko bene data, kwizera turagukeneye. Igihe ngo uzarwara gripe mukajya wihutira mu bikombe by'imiti, ngo watangira kwifuna ugahita wirukanka ushaka imiti, ngo biragoye kuzizera ko Imana yagukiza kanseri. Icyo kintu yakivuze numva kirancarenjinze gute, ngo n'indwara ntoya ngo dukwiye gutera intambwe yo kwizera
kugeza ubwo uzi ko ushobora kuba ati wabicurane ngo ndi kukumva ko uri kuza ariko mu izina rya Yesu kandi ukabyizera. Umwana yarwara ukihutira. Ni byiza ko twivuza tukanywa n'imiti, ntabwo dukwiye kuba abantu b'abayobe ngo tuvuge ngo hoya, ariko ukihutira kumenya ko intambwe ya mbere nk'umukristo ukwiye kumanukaho n'icyo kiganza ukavuga ati mu izina rya Yesu ngo bityo indwara yindi ninaza nayo uzabasha kwizera. Yavuze ngo se ngo ni ryari abakristo bazizera? Ngo igihe cyose usanga ngo umuntu ameze, Satani ameze ngaho ngo yatugeretseho ikintu kivuga ngo mbese tukemera ibitubaho tuvuga ngo nyine ngo niko bimera, ngo mugakiza se nyine ngo ni ukwihangana ngo ni ariko dukwiye gutera intambwe yo kwizera. Niba ufite umusozi imbere yawe ukawureba ukawuhangana nawe ukavuga ati mu izina rya Yesu. Ushize hari akamuvi tweretse abana n'abana b'abakristo bagakina bo muri Nigeria, bizira ijambo rivuga ngo wa musozi ngo wiyita iki ngo imbere ya Zerubabeli ngo uzahinduka ikibaya. Bukeye umwana w'umukobwa ajya ku musozi bari baturanye akavuga ngo move in the name of Jesus, yirirwaho ngo umusozi wanga kuvaho. Ngo aravuga ati no, abantu barabeshya ijambo ry'Imana ati ko bavuze ngo imisozi ngo igomba guhinduka ikibaya, ngo kandi ngo ningira ngo kwizera ngo nk'uko kabuto ka sinapi ngo nzabwira umusozi ngo uva hafi, ngo none ngo utavuye hafi. Ariko ngo undi mugenzi aza kumusonera ati umusozi ntabwo ari uyu nguyu ureba physically, ngo ahubwo buri wese agiye afite umusozi we. Ushobora kuba ufite umusozi w'uburwayi, undi afite umusozi w'urushako, undi afite umusozi w'amashuri, ngo ariko mu kwizera ushobora guhangana nawo kandi umusozi ukarangira uvuyeho. Ikindi kandi ntabwo dukwiye gucika intege. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo abibutse Uwiteka ntimugahweme, ugahangana nawo mpaka kandi umusozi Imana ikawukura. Mureke dutware kwizera nk'ingabo, mwakire ngo niko tuzazimisha imyambi yose wamuka, ngo mwakire agakiza kaba ingofero. Ngira ngo ingabo mu gihe cya kera iyo barwanaga muri Isirayeli wasangaga bambaye akenshi ingofero imeze nka kasike, ngo irya niyo gukingira umutwe, kuko umuntu agukubise isasu cyangwa ikindi kintu mu mutwe wagira. Sinzi yende ubu ngubu simbizi by'iki gihe, ariko njya mbona nko mu mafoto nk'abasirikare bawoniye baba bambaye utuntu tw'utugofero kandi ukabona tumeze nk'udukasi. Abantu bakora mu nganda ukabona bambaye utuntu tw'utugofero wagira ngo ni uduplastique, ariko no mu mafoto wababona nk'abayobozi basuye inganda ugasanga bafite utugofero. Bivuga ngo umutwe ni ikintu gikomeye abantu bakingira, kandi urumva nabo bakoresha nyine ku buryo bashyiramo udukoresho dusa nk'udukomeye. Ibya na kasike twose twagiye tugendera ku mamoto mu Rwanda, uzi ko hari igihe bajya bavuga ngo umuntu yakoze aksida, ariko kwa ko ngo yari yambaye kasike umutwe we nta kintu wabaye. Bene data dukeneye ingofero nk'agakiza, agakiza ka Yesu niko kabasha kuturinda. Brain yacu ikaba iri safe, ubwonko bwacu bukaba burinzwe. Wanikuta ku kintu kibuye, ariko uko wambaye agakiza ubwonko bwawe ntibusabuke. Dukeneye agakiza n'intwaro muri urugamba turimo. Twihute ngo dusengeshe, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Abazi inkuru z'agatabo k'umugenzi cyangwa bagasomye, Apollo ngo yarwanije mu Kristo, aramurwanya ngo yenda no kumwica pe, ngo abanza no kumurwanya ngo ata inkota yari afite iragwa, ariko ngo arakomeza ngo arakutuza ngo arigaragura, ngo Apollo yendaga kumwica neza ngo haguruka muci, ngo sinzi ukuntu ngo Kristo ngo yagize atya ngo muri kwa kwikurubanga wagenda asengera inkota ye abaratsinze. Iri jambo ry'Imana ni inkota ikomeye ijye dutambutse. Sinzi niba yenda muri mwe gaho byigeze bibaho, iyo umaze iminsi urumva ufite akanya ukarambura Bibiliya ugasoma, niyo yaba ari umurongo umwe, ntabwo birabaho ngo wumve ukuntu rya jambo rikura kandi byanga bikunda ukumva bigenda ryisanisha na situation urimo kandi ukumva riramukomeje. Hari igihe njyewe navukiye mu muryango w'abakristo bakunda gusenga, ariko mu bintu ntatojwe, ibintu byo kuvuga ngo ukeneye umuhanuzi, umuntu uza kukubwira, wasenga nk'ubu twasenze tuvuga ngo kuko nta wahanuye, kuko nta muhanuzi tugataha twese twemeje umuti. Ibyo
ibyo ntabwo gihe byakunze kuva pe, kandi nakunze gusenga Imana kandi nkumva ko Imana igenda itugirira neza n'abo dusenga. Imana rimwe na rimwe igakoresha abantu, kandi ubwo buhanuzi nibwo ntabwo bivuga ko ubuhanuzi atari bwo, buba ari bwo buba bunakenewe rimwe na rimwe, kuko hari igihe Imana ipresi zikavugira, ariko burya kenshi ubuhanuzi bugendera ku ijambo ry'Imana. Ntuza precision zindi Imana itanga, hari igihe itanga kuri situation runaka urimo, yenda utari usome neza ngo ku ijambo ry'Imana, ariko dore iri jambo ry'Imana ririmo ibisubizo byose. Mureke twimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri dufite ibintu byinshi bitureba, ariko kuba umukristo ashobora kuva kwa mbere ukagenda ugahinguka ubundi wawe utarigeze ufata Bibiliya ngo wicare ubungure ubwo utingiye gusoma ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri Imana yo irihangana, niko tujya tunavuga, ariko muri uru rugamba nta hantu twagera rwose, nta hantu twagera. Ubundi twakagombye gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, kuko iyi ni nk'urwandiko Imana yatwandikiye. Ntabwo nibaza niba umubyeyi ashobora kugurira umwana nk'igitabo akashyiramo gahunda zose za agenda n'iki, uzi neza ko nusoma uwo munsi uri bumenye icyo ugomba gukora uwo munsi, ngo nurangiza ubure umwana ukarabe urye ubyuke ugende utabanje gucekinga cya gitabo. Uba ugomba kubanza gucekinga. Twese turanga turi bakuru, ntabwo ushobora kurenza amasaha 24 udacekinze kuri konti yawe ngo urebe. Rero noneho ubwo hari n'igihe utuka ndebe kuri credit card hataba hari umuntu watangiye kuyashimuta ntabizi, ejo nkasanga yavuyeho, ugasanga credit card yawe urahora uri checkinga. Debit card yuzuye ko ufite amafaranga urareba. Telefone bana yanjye ntabwo ushobora kurenza amasaha utarebye message. Niba utakuva kuri WhatsApp ukajya kuri Facebook ugakuta kuri Instagram ukajya kuri YouTube ukajya mu bintu byose, ibyo ni ibintu ibi ni intambara y'umwuka turi kurwana bene data. Ariko kugira ngo umuntu azagira akabaraga akure Bibiliya ahantu hari, avuga ati reka nyirambure, reka da abantu byagezeho bagatienda reka dushyire na Bibiliya muri telefone yanjye icokoza buri mwanya. Ese ni ryari ushobora kuba uti reka nicokoze some Bibiliya? Iri jambo ry'Imana ni intwari ikomeye kandi dukeneye. Umurongo wa 18 abago musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso musabira abera bose natinze. Ariko iki kintu cyo gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga mureke tukirangirizeho, kandi dusaba Imana kugira ngo ngere duhumura amaso tumenye ko turi ku rugamba. Amasengesho ntabwo ari yayandi utanguziyiriza ubusa gusa ngo n'abantu bose bakagenda kuri uyu munsi bafite amasengesho. Buriya niba udashoboye kwiriza ubusa byuka usenge, niba udashoboye kubyuka ngo usenge senga ugenda, niba udashoboye gusenga ugenda, niba uri mu kazi ugiye mu kazi ushobora no kugenda. Ndibuka ko twiga muri segonderi twari tujya no mu madushe, twari tujya no muri toilette, kandi ukagenda Imana aha hantu niho nje, urebe umutima wanjye ndagushaka. Imana ni nziza, ni umubyeyi, ntabwo bisaba ko ugenda ngo wikwashure ubwire Imana ibintu byinshi. Gusenga ntibisaba ko ufite amasaha nayo ubonye ni meza, ariko ushobora kugenda ufata Imana umutima wanjye urawureba rwose ndakwifuza, amen, ukaburekeyaho ukongera ukaba uri mu modoka uri gucana imodoka ugenda ufata Imana, nubwo rwose ndi kwirukanka ndi mu kazi ntigeze mbona umwanya, ariko umutima wanjye wakwifuza kandi ndagukeneye, ukabuta amena. Waba uri kwinjira mu kazi, abari mu kazi hari hirya mu kigo cya leta aho mukorera, ukajya uterura kariya kantu ugasunika, ukajya ugenda ukora ibintu byose uvuga Imana ni imbere yawe niho ndi, undebane umutima wawe w'imbabazi, mbabarire navuye mu rugo mvuganye nabi na Kerere, navuye mu rugo mvuganye nabi na Strato, navuye mu rugo hari ibyo ntatunganije na Mado, ukabura sunitse nanjye hariya nawe ndi kwa muganga, uwo nkozo nk'abantu ariko Mana uranzi, mu rugo rwose hari ibyo nasize ntakemuye, hari uko navuganye nabi n'abana, cyangwa bati Imana numva nkeneye imbaraga, sigaye numva mfite intege nkeya, amen. Ntabwo bisaba ngo tuzaze ziteranya no ku gicaniro ngo abariho dusenga, ntabwo bisaba ngo uze gutegereza isahane y'ibiryo ku meza ngo uti Imana ndagushimiye ko wampaye ibiryo, ati kandi ngiye ndibutse ko ndi umunyantege nke. Ntabwo tuzategerereza bene data, mumenye ko duwana n'izindi mbaraga kandi nazo zikeneye kutunesha. Turwane, dushake uburyo bwose duhindure natwe kugira ngo icyangombwa intego dufite ariyo turi kuvuga, unesha ibyaha niwe uzambikwa umwambaro wera. Satani turwanya arabizi, yabaye mu ijuru,
mureke turwane kandi dutsinde. Yesu azatuneshereza kuko yamaze gutsinda. Ajya ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Yikoreye ibyacu byose, yikoreye intege nke zacu zose, yikoreye intimba zacu zose, yikoreye ibyaha byacu byose. Hari umuvugabutumwa numvise muri iki cyumweru yavuze ku magambo abiri ngira ngo dusorezemo. Yavuze ku kintu cyitwa God love na God favor. Yaravuze ngo urukundo rw'Imana ruri unconditional. Ntabwo Imana idukunda ko hari ikintu na kimwe twakora, nta kintu ushobora gukora kugira ngo Imana idukunde, ahubwo Imana ihorana urukundo rwayo kuri twe kandi ikadukunda nta kintu irebyeho. Yageze n'aho iduha Yesu umwana we w'ikinege, iramwiyambura iramuduha. Yesu Imana iradukunda uburyo bwose, ariko yaravuze ngo God's favor ngo bisaba your effort, bisaba your sacrifice. Bishatse kuvuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana, kuryoherwa n'agakiza k'Imana, kubaho mu buzima bunezerewe cyangwa buteye iyindi ntambwe, bisaba wowe intambwe yawe. Bishatse kuvuga ngo yatanze urugero, yaravuze ngo Dawidi Imana yamuhaye imbabazi z'iteka ryose, ntabwo zirenze kuri za zindi Imana ihora itugira, ahubwo we yazimuhaye n'isezerano kubera uburyo Dawidi yanejeje Imana. Dawidi yagiye abaho mu buzima budepanda ku Imana. Imana iravuga ngo imbabazi zanjye zizaguvaho kandi mu rugo rwawe ntabwo hazaburamo uwo ku ngoma. Iyo ni iyindi, ni akandi kantu Imana yari imwongereyeho bitewe n'uburyo yaje imbere y'Imana akayishaka cyangwa uburyo yagiye ayicira bugufi. Na Bibiliya iravuga ngo munshakane umwete muzambona, abanshakana umwete bazambona. Uzarebe iyo umaze iminsi usenga, iyo umaze iminsi uri imbere y'Imana, ujya kubona ukabona Imana ikunagiyemo akandi kantu kadasanzwe. God favor bisaba natwe ngo dutere iyindi ntambwe, ikindi kintu cyo gukomeza gushaka Imana. Yatanze urugero rw'umubyeyi, twese twagize umugisha ngo turi aha twabyaye. Ukunda umwana wawe kuko wamubyaye, ukamukunda, ntabwo binsaba, nta kintu buri wese agomba gukora kugira ngo ujye mukunda. Ugomba kumukunda kuko ni umwana wanjye, nkamumenyera ibyo akeneye kandi nkabikora nk'umubyeyi. Niyo yankoshereje, niyo yaba yankoreye amafuti, ni hahandi urukundo rw'umubyeyi rugomba kuba rumuriho nka garanti. Ariko yasobanuye ikindi kintu ngo buryo uko umwana treating umubyeyi ngo nibyo biguha kurushaho ko akantu kagakeregeshwa kandi. Uzareba abana, hari umwana ugira ngo ugasanga buri gihe niwe uza kubwira dad hi papa bite, ugasanga ni wa mwana ubwe blessed ngira gutya, ugasanga buri mwana uba ufite umwana uzi ngo ningira blessed ntari bigende, reka mbwire bright ari bunyaruke. Ukaba ufite umwana kuko uzi ko hari umwana ufite wumva, cyangwa hariho n'undi mwana ubona uguha keya nyinshi. Mu by'ukuri si uko n'abandi bose utabakunda, ariko uyu mwana uko agutreatinga bimuha nawe akandi gafeva karushaho kurusha abandi. Uko niko n'Imana imera. Imana nayo ni umubyeyi, ariko ifite nayo abana bayibangukira, bayikunda, bayegera. Ubu nayo ivuga ati uriya mwana wanjye arankunda, uriya mwana wanjye ntashobora kurara atamvugishije, uriya mwana wanjye nta kintu ashobora gukora atangishije inama. Uko niko natwe duteye, dufite abavandimwe, ariko hari igihe uvuze ngo iki kintu sinakibwira mama ari bumvuge, kwicecekera ugakora ukwawe, yenda wanarangiza ukanatsindwa. Ariko akaba ariho undi mwana umubyeyi azi neza ko no gukura ifaranga kuri konti ye kandi ari irye, agomba kubanza kubaza umubyeyi. Bene uwo mubyeyi uwo mwana agira akantu k'umwihariko karenze ku mubyeyi, kandi nubwo n'abandi bose baba bahari. Mureke rero dushake Imana kandi tugerageze kuri uru rugamba. Ntabwo tuzatsindwa kuko Yesu we yamaze gutsinda. Satani nawe ibyo akora byose ameze nka ya ntare iziritse, intare iziritse mu nzira mu muhanda, cyangwa umugenzi ari mu nzira, ngo zari zihari ariko ngo zatontoma, ngo abagenzi benshi bagiye basubirayo. Ariko ngo uwashize amanga akagenda ngo yaje gusanga ziziritse, arangije ngo abyandika kugira ngo bizafashe n'abandi bagenzi ngo be kujya bageraho kuri izo ntare ngo basubire inyuma, ngo ahubwo bajye bashira amanga bamenye ko ziziritse. Satani rero nawe ahari araziritse, ariko uko gutontoma kwe kubasubiza inyuma, kwe kunsubiza inyuma, ahubwo dushira amanga
kuvanga dutambuke tugende. Uhereye kera kose uko Bibiliya yatubwiye, uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza, ubu bwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugisha n'iki? Imbaraga. Bivuge rero ngo ntabwo tuzicara ngo twumve ngo tugiye kubona ngo no mu bwami bw'Imana ngo ba. Yemwe bene data, buratwaranirwa. Yesu yageranije ubwami bw'Imana n'abakobwa 10 ngo bose bari bari hamwe bategereje umukwe, ariko ngo 5 ari abapfu, ngo nta mavuta bashyizemo, ngo abandi 5 biryamiye, ariko ivuta ryabo rihari, itara ryabo ryaka, ngo maze bumvise umukwe aje, ngo bose bajya kumusanganira. Maze babandi 5 bandi b'abapfu ngo bumvise ahubwo bari gusakuza ngo umukwe araje, ngo nibwo batangiye gucana basanga rekaga, ngo batangira kujya no mu bandi babwa ngo se mwaduhaye ku mavuta yawe. Abandi baravuga ati reka mwigire mu bahangizi, ubu nta mwanya, ubu ntabwo twabaha ku mavuta. Yemwe bene data, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Ntabwo tuzica ngo ubone ngo ibintu byose birashoreye biragenda. Oya, tumenye ko turi ku rugamba, kandi urugamba Satani agutera azi nawe intege nke zawe, aza hari bugufatire. Twishyira akaguru ku kandi ngo tuvuge ngo ibintu ngo twarabiranje, ngo twamaze kwakira Yesu, ngo narabatijwe, ngo nahawe umwuka wera, ngo ndi muri korali, ngo uvuga ngo birarangiye. Uhereye kera, kuhera kuri Yohana Umubatiza, bivuge ngo abuzi bose bakurikiye Yohana Umubatiza, ubu bwami bw'Imana barabutwaraniye. Mu Baheburayo mu 11 ngenda tubwira ukuntu ngo abantu benshi kubwo kwizera ngo bagiye bemera ngo bagahabwa n'intare ngo zikabatanyagura, ngo abandi ngo bagapfa. Intumwa za Yesu murabizi urupfu zagiye zipfa. Stefano we bamuteye amabuye arinda hwera. Ngo bariya bose ngo icyo barashakaga n'iki? Ngo ni gakondo irushaho kuba nziza, ngo kuko barayitumbiraga, ngo bakavuga ngo iby'isi bakemera bakabyigomwa, ngo bakanababazwa, ngo ariko batumbiriye gakondo ngo kugira ngo bazayigeremo. Kandi igitangaje ngo abo bose nubwo ngo barwanya izo ntambara zose nziza bakanesha, ngo na n'uyu munsi ntabwo barahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo bategereje ko natwe twese tuzaza ngo tugahabwa ibyasezeranijwe turi kumwe nabo. Mureke natwe tuzabe muri uwo mubare w'abo bantu bazanesha. Nta kintu tuzireguza yemwe bene data, kuko nituvuga ngo iki ngiki cyarananiye, tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi, Imana izazana abandi banesheje ku bwacu, kandi barwanye intambara. Kandi dufite Yesu niwe utuneshereza. Yesu, ikintu nkundira Yesu nuko intege nke zawe iyo uzemeye ukazimwereka akongerera imbaraga. Aho tunaniwe tubwire Yesu tuti Yesu, ngewe kuvuga nabi biranesha, Yesu azatuneshereza. Undi avuga tumujinya ngewe uranesha, Yesu azakuneshereza. Ibyaha bitandukanye, ariko mureke turwane, kandi twe kurwana dusubira inyuma, twe guha ibitugu Satani ngo adukurike, ahubwo turwane, nagutsindira ku ruhande nawe umutsindire ku rundi, paka turangije kandi tunesheje. Yesu abaho umugisha. Mureke dusenga Imana. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Mwami Yesu, Mwana w'Imana, imbere yawe duciye bugufi cyane, kuko twebwe turi abanyabyaha, intege nke zacu nyinshi tuzizanye imbere yawe. Tugushimiye urukundo wadukunze rurenze urw'umwana w'umuntu yatekereza, kuko tukiri n'abanyantege nke Kristo wemeye kudupfira. Ijambo ryawe riravuga ngo biragoye gupfira umukiranutsi, ngo nkanswe twebwe abanyabyaha, ariko ibyo byose warabyemeye Yesu ujya ku musaraba. Wishyizeho ibyaha byacu byose, wishyiraho intege zacu zose, wishyiraho imibabaro yacu yose, wishyiraho intimba zacu zose. Uyu mwanya muri uyu mugoroba dusomye ijambo ryawe ritubwira yuko uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza kugeza n'uyu munsi ubwami bwawe butwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Twabonye uburyo turi ku rugamba, kandi turwana n'imbaraga z'umwijima zitagaragara ariko zifite imbaraga. None Mana, dupfukamye imbere yawe, ntawe muri twe wahangara kuvuga ko yanesheje, kuko tucyambaye umubiri, turacyarwana, kandi Satani aracyadutera mu buryo butandukanye.
ariko mwami muri uyu mugoroba turaguhamagaye, icyo twifuza ni ukutuneshereza. Duha imbaraga mana, ziriya ntwaro ijambo ryawe ryatweretse dushoboze kuzitwaza. Mwami dukeneye ukuri ko mu mitima yacu, kutari uko ku minwa gusa, ahubwo uduhe gutwara ukuri, uduhe kwambara gukiranuka, uduhe gukweta inkweto mwana w'Imana, kandi uduhe gutwara agakiza, uduhe gutwara ijambo ryawe, uduhe gushobora gusenga kandi uburyo bwose bwo gusenga kugira ngo tubashe kunesha Satani. Uratuzi, uradusobanukiwe, nta hantu na hamwe twaguhisha. Dawidi yaravuze ngo ujye ureba no mu ndiba y'umutima, ngo uzi imyicarire ye n'imihagurukire ye, kandi urebera kure ibyo yibwira. Mana turisengeye, buri wese uzi intege nkeya ze, turisengeye rwose kugira ngo utugirire neza. Amaraso ya Yesu abanza tubeho, atubonekeho rwose. Intege nke zacu uzidukize, utubabarire ibyaha byacu, ibyo dukora tuzi ngo ntacyo bitwaye, ibyo dukora nkana, ibyo dukora tutanabigambiriye, ibitwizingiraho vuba. Mana reka tukugireho umugisha muri uyu mugoroba, kuko twateye intambwe tukaza imbere yawe. Nawe utubabarire, utwezeshe amaraso yawe. Mana Satani ntabwo yicaye agenda dutera mu buryo n'ubundi, ariko turisengeye kugira ngo muri uru rugamba rw'agakiza uduhe kugenda tudasubira inyuma, kandi uduhe gushira ubwoba duhangane na Satani, uduhe gushira ubwoba twe kwicara kandi Satani wakiriho, kandi intare zigenda zidutontomera muri uru rugendo zikaduca intege, tukabona ku rugamba rukomeye. Duhe gushira amanga tuzitambuke, kuko twamaze gusobanukirwa ko ziziritse, ahubwo ari ugutontoma kwazo gusa. Kandi Mana, Apolo wanajya dutera kenshi agashaka kudutera no kutwica Mwami, ariko duhe gutwara inkota yawe nk'ijambo ryawe, maze tuyimutsindishe atuvire mu nzira. Buri wese azi Apolo wanarwana nawe, buri wese azi intare ziziritse zimutontomera atabasha no kubwira mugenzi we. Dutsindire ibitugoye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imisozi turi imbere turayibwiye ngo niva imbere yacu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi bwawe Yesu, turatuye muri uyu mugoroba ngo ibiturwanya, ibiduca intege muri uru rugendo, ibigenda bituma kenshi dutsindwa, twatuye mu izina rya Yesu ngo bikurweho Mana. Si ubwa mbere wagiye udutambutsa mu bikomeye, si ubwa mbere wagiye utuneshereza. Nubwo turi ku rugamba, ariko ntabwo turi aho twatangiriye, tugeze hirya rwose, tukomeje no kugenda kandi ntituzahagarara. Nk'uko wabanye natwe mu bihe byashize, n'uyu munsi turacyakwizeye. Komeza kugendana natwe, kandi icyo twifuza ni uko ku rugendo rwacu rurangiye, ubwo tuzaba twambutse Yorodani, tuzavuga ngo wagize neza kuko watuneshereje. Natwe tukabona abamarayika baje badusanganira, tukazambikwa ikamba ry'ubugingo. Nta kintu byaba bitumariye kwigomwa ibyo mu isi, nabyo ntibitwinezeze, kandi ntituzabone n'ubugingo. Nta kintu byaba bitumariye Mana. Hari byinshi tuba twigomwe, hari ibyo turekeshwa no kugukurikira. Byaba bimaze iki? Byaba bimaze iki intego yacu itagezweho yo kuzaba mu bwami bwawe? Niyo mpamvu tukwinginze rwose, reka tukugirireho umugisha Mana, reka tukugirireho umugisha. Ibyo ubona bitugoye, ibyo ubona bidutsinda, aho umwanzi adutera rwose akaturasa, reka muri uyu mugoroba utugirire neza, ubidukurireho. Ujye ukuraho intambara, ujye ukuraho ingorane, ujye ukuraho imisozi, ujya Mwami uneshereza abantu ibyaha.